ibiturimo na niyo mpamvu uyu mwaka wa 2024 rema umuco muri wowe wo gusenga uvuge ngo ntagenza abaho ntananiwe ariko ngiye gushaka iminota 30 ninshaka nje mfukama hasi mbwira umwami Yesu ibyo mushimira nibyo musambi mubwire. Haleluya. Gahunda zacu uyu mwaka mbega nugira amahirwe yo kubona abantu bahuye barenze babiri, baba abashyitsi wakiriye, baba arabaje kuguhemba, yaba ari anniversaire wakoresheje, yaba wasabwe cyangwa wasabishije, yaba washingiye, yaba ari igitaramo cyabereye iwawe, ufite amahirwe yuko wemerewe kugira uruhare mu bikorwa uwo munsi, muranyemerera ngo dushakiremo ijambo ry'Imana kanya nubwo kaba gatoye ko kajyemo. Mbega ku buryo abantu babona gahunda y'umunsi babona nk'ahantu handitse ngo ijambo ry'Imana, ushake mwarimu cyangwa diakoni cyangwa umuririmbyi umuteguza umubwira ati rero na Yesu namugeneye akanya. Haleluya. Mbese muranyemerera tumugenera akanya mu mwanya wacu. Abantu bazagenera Yesu umwanya muri gahunda zabo. Ndabizi ko Yesu iyo yahageze hari abantu bamugeneye umwanya mu bukwe araza baranje birabashirana ariko bagira Imana basanga yari yaje. Haleluya. Basanga yari yaje, basanga azi gukora ibiryoshye kurenza ibyo bakoze. Shari ibintu byo kuvuga nabi ngibyo nibibavemo mu izina rya Yesu. Ndabatoho kuvuga neza mu izina rya Yesu. Ndabatoho mu izina rya Yesu kuvuga neza. Bantu bavuga nabi, bareba nabi, badaseka, bagaya buri gihe, yaje hano mu rusengero aho kubona ibintu ari byiza bati kigase kubashyizeho kimwe ntibashobone ikindi hariye. Mbega ugasanga buri gihe nuko areba ahera ku kibi atira migozi se kuba ijugunyanze hari. Mbega amaso ye abona negative. Yewe baruzuye se noneho kugeza no ku rwego abantu no kuvuga merci bibagora. Umuhici wa kinyama akavuga ati bwase katashizo n'imboga n'ibirungu abona ndi buzihekeye. Mbega umva ugasaba abantu umusanzu, umuntu ati wozama 10,000 yaguha 7 ukavuga ati ko bitatu turabizana 7 ibyo hari deni yaragufitiye, wabanje ukamushimira 7 yaguhaye ko nta deni yaragufitiye. None ukajya buri munsi mwahura ukamurebera muri bitatu. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Nari yampaye nka 80% bamaze gutambuka, gatambukiye muri aya mashimwe. Eka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Turahera muri Zaburi y'ijana na 47 umurongo wa mbere uravuga ngo haleluya, kuko ari byiza kwirimbira Imana yacu ishimwe no kugikundiro kandi gushima kurakwiriye. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya bimuwe bo mu Isiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo, abara inyenyeri azita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyembaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbire kunanga Imana yacu ishimwe. Agiye gusoza iyi Zaburi 19 aravuga ngo amenyesha abayakobo ijambo rye, amenyesha abisiraheli amategeko yandikishije n'amateka ye, nta rindi shyanga yagiriye neza rya amateka ye ntibayamenye. Zaburi ya 22 umurongo wa 4 uravuga ngo ariko uruwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisiraheli.
dusoreze mu rwandiko rwa Petero rwa mbere bice 2 umurongo wa 3 bavuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza ni mu mwegere n'ubuye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mu binzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo kuko mu byanditsweho imwe y'amagambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Umurongo wa 9 ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none mu bwoko bw'Imana, kera ntimwakababarirwa ariko none mwarababariwe. Muvuge ngo amen. Niba ntacyo bibatwara kansome akandi gatoya muri Zaburi 105. Ntacyo bibatwara. Nimushime Uwiteka mwambaze izina rye mwamamaze. Iri jambo mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumurimbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Yesu ashimwe cyane. Mbere y'uko umwaka utangira, Imana yambwiye ibintu 5 ishaka ko twitaho muri uyu mwaka. Kimwe muri ibyo ndi bunasorezeho nuko Imana ishaka ko abantu bazi imbere yayo baje kwishima. Ndashaka guhera aho ndi busoreze. Hari umuntu wagize yerekwa ngo abone yerekwa mu ijuru, abone ibyumba 3 mu ijuru, ngo icyumba kimwe cyari icyumba cyakirirwamo ibyifuzo by'abantu. Icyumba cya kabiri cyakorerwagamo imirimo yo kohereza ibisubizo. Icyumba cya gatatu cyari cyo kwakira amashimwe y'abantu. Noneho muri iryo yerekwa yitegereza ngabona cya cyumba cyakira ibyifuzo gifitemo inzandiko nk'izi nyinshi cyane. Urumva muri nzenguka amatorero menshi ndi gusengera ibyifuzo. Cyari kirimo akazi kenshi cyane k'ibyifuzo bizamuka ngo abamarayika bakoramo ntibaruhuka, ngamanywa nijoro baba bari kwakira ibyifuzo. Noneho ngo icyumba cya kabiri nacyo ngo cyarimo akazi kenshi Imana yohereza ibisubizo. Imana yohereza ibisubizo nk'uko nyine tuza mukagira ngo bizafata imyaka myinshi, umuntu akaba yacuza agataro agataha hari ibindi byakozwe. Mbega mu ijuru nta intervalle bashyiramo, hari n'ibyo basubiza, hari n'abamarayika bahura n'abantu bazamuye ibyifuzo bagahita ko bahereza ibisubizo bataragerayo. Kavuga ati kubyo njyanye kanawe nguherezeho, ku bisubizo njyaniye abantu utaragerayo kanawe nguherezeho. Ariko ngo yitegereje mu cyumba cyakirirwamo amashimwe ngasanga ngo abamarayika bashinzwe kwakira ayo mashimwe asanga nta kazi bafite. Ngo haza umwe ngaramubaza ati sowe ko nta kazi. Aravuga ngo nusubijwe nutekereje gushima, iyo atangiye kuzamuka aza gushima asubirayo akumva kazaza n'ibindi byasubijwe. Rero ubutumwa afite bw'itorero nuko Imana ishaka, nuko Imana ikunda, nuko Imana yifuza ko tuyishima. Haleluya. Ibintu 5 Imana yemeye kubana natwe muri uyu mwaka. Imana yemeye kubana natwe muri uyu mwaka, kandi tuyishimiye ko n'umwaka ushize yabanye natwe. Burya yari ihari, burya niyo yabikoze. Haleluya. Hari umuntu wegeze asenga abwira Yesu, aramubwira ati rero tingira ubwoba. Iyo ibibazo nk'ibiyo bije tingira ubwoba ndatinya. Aramubwira ati ibibazo nibiza rwose ntujye kure yanjye, none umfata ukuboko kugira ngo ntaza kugira ubwoba. Bya bibazo bigezemo noneho ntiyongera kubona wa Yesu.
ariko abitambukamo abona nta kintu habaye. Amaze kubitambukamo abona Yesu. Ambwira ati Yesu, nakubwiye ngo nibiza nkubone cyane ufate, none ubonye birangiye uraje. Yesu ambwira ati nabonye ubwo bufite ndaguheka. Sinabonye ubwo bufite ndaguheka. Impamvu utambonaga ntabwo wabukigenza. Nari nguhetse timbonye noneho bushize ngukiza hasi ngo tugendane. Buriya hari n'ahantu ugira ngo Yesu ntiyari hari n'uwamubonye, ariko igikomeye nuko ari mu mugongo we. Na niyo mpamvu yakwambukije uyu mwaka. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero mu bintu bitanu ashaka ku muntu we, ashaka kwitorero agushakaho, wowe ujuze imbere ye, we wagize umugisha, ariko kanabasabira umugisha ko mwaje mu nzu yayo. Bega hahirwa abantu bakunda mu nzu y'Imana. Mwakabaho mu bintu nkunda gusengera. Mu bintu nkunda gusengera, nkunda abantu bakunda mu gusengero. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere ashaka ko twitaho kandi ko dukunda, ashaka ko dukunda ijambo ry'Imana. Icya kabiri ashaka ko dukunda, ashaka ko dukunda gusenga. Icya gatatu ashaka ko dukunda, ashaka ko dukundana tukagira ubusabane muri twebwe. Icya kane ashaka ko dukunda, igashaka ko nta abantu bose bava muri muze turebe imbere. Umuntu wese akumva mu nzu y'Imana hari umurimo akora. Yego. Bega twahamagawe twese ngo buri wese agire icyo akora, kuko turi ingingo ku mubiri wa Kristo. Nta waje ngo ahinduke indorerezi, nta waje kuba observer, ahubwo twese twaje kugira ngo adukoreshe, kuko turi mu rugo kwa data. Mu nzu y'Imana ni kwa data. Kubw'iyo mpamvu buri mwana wese mu rugo mu muryango hari akarimo. Haleluya. Buri mwana wese mu muryango nudateka yoza imeza. Buri mwana wese mu muryango hari akarimo. Icya gatanu nuko ishaka ko tugotesha intebe yayo amashimwe. Matayo ibice 4:4 ni igihe Yesu yageragezwaga n'umwanzi mu butayu. Kugeragezwa, niba Yesu yageragejwe rwose, nubwo Yesu azatugira neza, ntabwo tubahagaranta ko nta bigeragezo tuzahura nabyo. Ibigeragezo ahubwo icyo ngusabira, ntuzagire irira na rimwe urira ritazakoreshwa mu guhoza abandi. Yesu ageragezwa na Satani. Mu bintu Yesu yakoresheje atsinda Satani ku murongo wa 4, yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'iki? N'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ayo magambo rero ava mu kanwa k'Imana ngaya. Yesu ashimwe. Mugira hano mu byandika, gukunda ijambo ry'Imana bizadutsindira ibigeragezo, bizadutsindira Satani. Gukundira ijambo bizatsinda Satani muri uyu mwaka. Ndakwifuriza ko iri jambo rizagutsindira Satani. Kandi ni n'inkota, ni mbega ni n'intwaro twahawe, kandi iyi ntwaro twahawe yitwa ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ndabifuriza ko iri jambo ry'Imana uyu mwaka rizababashisha gukiranuka, rizatuma mutsinda ibyaha. Umurongo wa 105 w'icyo gice aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye, bimbuza gusitara. Ndabifuriza ko uyu mwaka mutazasitara, ariko nta kindi cyo kutumurikira ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo usoma icyo gice ngo riraryoha rikaba nk'ubuki, kandi guguta andi magambo yose twumvise. Niyo mpamvu Petero avuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko mwamagira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima. Iri jambo niwe Kristo, nibuye ribasha kutubonera amazi no mu butayu. Rero ndabifuriza ko iri jambo ry'Imana murikunda. Kurikunda bivuze iki? Bivuze kuryumva. Yego, kugira gute? Numva abantu bagiye kuvuga ijambo ry'Imana ujye utega amatwi. Buriya ikintu wahaye amatwi yawe
kigera igihe kigatwara n'umutima wawe. Yego buriya ikintu haye ugutwi kigera igihe kigatwara n'umutima wawe. Niba ushaka ko Imana izigaburira umutima wawe, yitegera amatwi mu ijambo ryayo. Ijambo baravuga ngo iyo ufashe imitima ibiri ukayihuza ubukoze ugutwi. Niyo ufashe umutima mu cyongereza ugakuraho inyuguti ibanza n'isoza H na T, hagati hasigaramo ugutwi. Hasigaramo ugutwi. Nicyo gisigaramo hagati. Bivuze ngo iyo utegera ugutwi ijambo ry'Imana biratinda Imana ikazigaburira umutima wawe. Buri ijambo rirarema, ribeshaho, rihindura umuntu, kandi iri jambo rirakomeye. Ikirikomeza nuko nyiraryo akomeye. Rero ntabwo wakomera utumva ijambo ry'ukomeye. Hari igihe abantu bajya ngo ni ukuvuga gusa. Oya, si ukuvuga gusa, sibyo? Abubatse ngo muri hano mushyire hejuru turebe. Imana ishimwe ko yaduhaye ngo. Haleluya. Ariko buri uko byagenze sibyo kugira ngo uriya mu mama umubone yubatse urugo bakaba byaye 4, 5, 6, nuko hari umusore wamubwiye ijambo. Aramubwira ati ndagukunda, tubyemeye twabana. Arangije no arabyemera, arabyizera, aramukurikira. Uyu munsi babyaye 4, bubatse urugo. Kandi umukobwa utaremera iryo jambo n'uyu munsi aracyari iwabo. Utararyizera wakomeje kubyanga. Mwabakobwa mwagiye mubyanga, ndabinginga umwaka muzabyemere. Sibi muzabyizere, muryemere. Kandi n'umuhungu utaravuze iri jambo, utarize ngo avuge iri jambo, aracyari sehungu. Mwabahungu mwe namwe uyu mwaka muzabyizere murivuge. Murivuge. Nashaka kubabwira ngo nta ugira ngo na amagambo amubwiye gusa ndagukunda tuzibanire. Kwemera iryo jambo bikamwubakira urugo, bikazatuma agira impanga, bikazatuma agira abakwe n'abakazana, akazagira abuzukuru, akazagira abuzukuruza, bakazamuhemba. Byavuye muki? Hari ijambo yemeye. Rero iyo twemeye iri jambo tuba twemeye ubuzima bw'iteka ryose. Haleluya. Na niyo mpamvu guhera ku wa gatandatu ndi gusaba itorero ryose ibintu bibiri. Namwe ni mu binyemerera, ndabizi ko nituzongera guhura umwaka utaha nk'iki gihe ntabwo muzamukimiza uko mumeze none. Icyambere, wanyemerera guhera none buri munsi ukajya usoma igice kimwe muri Bibiliya. Buri munsi ugasoma igice kimwe gusa, 1 chapter per day. Ugashaka umwanya, nabyeje nsanga iminota 5 uyifashe waba ugisoma. Hano hari umuntu wakemera uwo mukoro, ashyire hejuru turebe. Umuntu wese wemeye uyu mukoro kujya asoma igice kimwe muri Bibiliya, Yesu aguha umugisha. Kandi umwaka utaha nk'iki gihe iri jambo ry'ukomereza bari yaragukomeje. Haleluya. Icya kabiri, hari ikintu kibabaza Yesu, nuko tumusenga, nuko tumusaba, ariko uko dusubiza tukamuheza mu byo yakoze. Tujya dusenga hano, ndabona mu bakobwa ndi gusengera ngo Imana ibakorere ubukwe, n'abasore ndi gusengera nabo ndi gusengera ngo babyare. Tujya dusenga tukinginga tugasaba Imana ubukwe. Yesu akabyumva, wa mumarayika akabizana. Ariko umunsi w'ubukwe ugize amahirwe rimwe mu buzima yo guteranya abantu 500, mbega kugira ngo uzongere uteranye abo bantu mwakabyaramo. None wa munsi Yesu yakoze ikintu gituma abantu 500 baza kubera wowe, ugashyiramo ibindi ijambo rye ukamuheza. Ati ibintu by'ijambo naho byajya. Ugashaka ababyina, ugashaka abavugira inka, ugashaka abakora ibindi byose, bavuga amahamba, byose bakaza kandi batarabisengeye. Ariko Yesu agahezwa ndetse bageze no kubatse korari gatwara mu mwanya wana mushake. Mwanyemerera gahunda zacu uyu mwaka, mbega nugira amahirwe yo kubona abantu bahuye barenze 2, baba arabashyitsi wakiriye, baba arabaje kuguhemba, yaba anniversaire wakoresheje, yaba wasabwe cyangwa wasabishije, yaba washingiye,
yaba ari igitaramo cyabereye iwawe, ufite amahirwe y'uko wemerewe kugira uruhare mu bikorwa uwo munsi, muranyemerera ngo dushakiremo ijambo ry'Imana kanya nubwo kaba gatoye ko kajyemo, mbere ku buryo abantu babona gahunda y'umunsi babona nk'ahantu handitse ngo ijambo ry'Imana. Ushake mwarimu cyangwa diakoni cyangwa umuririmbyi, umuteguzi umubwire ati rero na Yesu namugeneyemo akanya. Haleluya. Mbese muranyemerera tumugenera akanya mu mwanya wacu. Abantu bazagenera Yesu umwanya muri gahunda zabo. Ndabizi ko Yesu iyo yahageze hari abantu bamugeneye umwanya mu bukwe, araza baranje birabashirana, ariko bagira Imana basanga yari yaje. Haleluya. Basanga yari yaje, basanga azi gukora ibiryoshye kurenza ibyo bakoze. Rero abantu muzagenera, ariko Yesu akurinda amezi 9 utwite nibaza kuguhemba. Mubwira ati bagutera gatebe hanze wowe. Ariko murabyumva? Kugise uvuga ati mu ntabarize karageze. Ariko umwana naza batangiye guseka, batangiye kuza guhemba, bicara abantu 40, bati muze mwana kenyeye, muzane n'imboga, muzane n'ibi. Ariko Yesu agatebe hanze. Uyu mwaka Yesu turifuza kagaruke wacu. Haleluya. Icya kabiri no gusenga. Kugira gute? Kandi gusenga mvuga ni ya masengesho duhuza, ariko ndashaka no kugaruka cyane kuri ya yandi yawe. Turi mu gihe isi huze, imeze gute? Irahuze, ibintu byose ni hasi hejuru. Umuntu nabakundiye no kubona mugezi umwanya bagaha umushumba umwanya w'ijambo ry'Imana ntimusohoke. Yesu abaho umugisha. Nanjye simbatindira kuko ndabizi isi irahuze, ariko Luka 21 Luka 21 Luka 21 umurongo wa 37. Iminsi yose uyu ni Yesu yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayoni. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya hari mu rusengero kumwumva. Urwandiko Pawulo ba Tesalonike rwa 2 ibice 5 mu 17 ukavuga ngo musenge ubudasiba. Rero turahuze, ni hasi hejuru. Hari gihe mbyuka nka saa 11 saa 12 nkabona kana k'imyaka 3 ku muhanda gategereje bisi gafite na gold. Nkavuga ati wasuwa akazi karabaye. Ariko mujya mubibona, noneho nanjye ndamufite mutoye nka saa 8 z'ijoro yabaryamye nta devoir yakoze, akabara komanze mbega ntajye wongera kuryama atayirangije. Hari gihe abakuru tujya ngo nitwe duhuze gusa, n'abana bari mu nda barahuze. Noneho rero bituma abantu babiruka buri gihe bakumva nta mwanya, niyo baryamye bagota ibyo birirwamo. Mbega uwo mu nyanya arota inyanya, uwo mu ntoryi nizarota mu myenda arayimanura. Bazambwira bona bano bakonvayeri mu modoka bashyiramo abantu mu modoka, babwira ati tugiye aha mbega uburyo none yatahaga ryamye yananiwe akara mu nzozi n'ubundi zo gushyiramo abagenzi no kubakuramo. Yego, noneho yasinzira umugwa akajya kumva mu kweze, aramubwira ati va modore wagezeyo, kaba mutaye hasi. Agahita akakwega n'umwana akamushyira hasi, n'uyu muzigo ntuwusige. Kubera iki ni hasi hejuru. Ariko icyo shaka kandi ikintu shaka kubabwira nuko uburyo umuvuduko isiriho nta gahunda ifite yuko izatworohereza ngo ibintu bituze. Ariko uko byakomera kose torero ry'Imana buri muntu wese akeneye akanya ko kuvugana na data.
kandi iyo dusenga tuvugana nawe tumubwira ibiturimo. Na niyo mpamvu uyu mwaka wa 2024 rema umuco muri wowe wo gusenga. Uvuge ngo ntagenza abaho ntananiwe, ariko ngiye gushaka iminota 30 ninshaka nje mfukama hasi mbwira umwami Yesu ibyo mushimira n'ibyo musambi mubwire. Haleluya. Ese muranyemerera uyu mwaka tuzasenge? Urabyemera tuzasenge? Biga kuryo twabitangira tukajya dusenga. Cya gatatu no gusabana na bene data. Gukundana na bene data. Gusabana, gukundana. Yesu yaravuze ngo mukundane nkuko nanjye nabakunze. Rero kubera bwa buzima buri busy, abantu ugira ngo bari hamwe. Mbega iyo ubonye itoro rya Kacyiru kwa kabiri twese twuzuye turi mu bihe byiza, iyo ubonye korari ijwi integuza, iyo ubonye korari integuza ihari kurimba yambaye uniforme baririmba bahimbaza barambura amaboko, ugira ngo bataha mu nzimwe. Mbega bimeze iyo ureba ishyamba uri kure ubona ibiti byaryo byose byegeranye bifatanye. Iyo uri kubona ibiti by'ishyamba bifatanye, ariko iyo uryinjiyemo nibwo umenya ko nta giti gifatanye n'ikindi. Iyo uryinjiyemo ugezemo imbere. Rero iyo nta ubusabane budahari butari gukora, ubona abantu rwose ari beza ari benshi, ariko iyo winjiyemo nibwo umenya ko ashobora kumara amezi 3 mu bitaro batabimenye. Rero 2024 mureke tube ibirenge bya Yesu, tube ibiganza bya Yesu, tube ijwi rya Yesu. Haleluya. Mubo musengana, mubo muturanye, mubo muririmbana, tube ijwi rya Yesu. Ibi binajyane no kwitoza kuvuga neza, kwatura ibyiza ku bandi. Rwandiko Pawulo yandikiye Efeso ibice 4. Mbega ndifuza ko uyu mwaka umuntu wese yumva ko Imana imuhamagarira kuvuga neza. Ni umwaka wo kuvuga neza. Kuvuga ibice 4:29 uvuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntigigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo ko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. 31 gushayira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose ribavemo. Mugirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nkuko Imana yababariye muri Kristo. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nkuko Kristo yadukunze akatwitangira kubituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Kuvuga neza. Hari igihe usanga bitewe n'imico abantu bakuriyemo n'ahantu twabaye, abantu mu buryo bagiye bakubitikamo, abantu bihutira kubona ibibi, bihutira kuvuga ibibi, sibyo? Mbega bashumba nimubwire neza bakristo nimubwirane neza, perezida wa korari bwira neza abaririmbyi, sibyo se? Sibyo perezida? Kubwira ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize ngo bwagaragaje ko imibare y'abantu bavuga nabi yazamutse. Kandi ubu noneho bwakozwe mu bantu bajya gusaba serivisi. Mbega abavuga nabi kugeza ku rwego umuntu abwira nabi umukiriya we aje kugura atuhambarije ibiciro bijyane cyangwa bireke. Ibyo bivuze ko abagabo babwira nabi abagore babo umubare warazamutse, abagore babwira nabi abagabo babo warazamutse, abana babwira nabi ba nyina, ababwira nabi abakozi babo warazamutse, n'abakozi birirwa batuka banyirabuje amatama warazamutse. Kuvuga nabi. Kandi ijambo ryose riteye isoni, ijambo ryose ribi ntigatuke mu kanwa kanyu. Ibintu by'igomwa, ibintu by'umujinya, by'umushari, ibintu byo kuvuga nabi, ngibyo nibibavemo mu izina rya Yesu. Ndabatoho kuvuga neza mu izina rya Yesu. Ndabatoho mu izina rya Yesu kuvuga neza. Abantu bavuga nabi, bareba nabi, badaseka, bagaya buri gihe, yaje hano mu rusengero
aho kubona ibintu ari byiza bati kigase kubashyizeho kimwe ntibashiwe n'ikindi hariya. Mbega ugasanga buri gihe nuko areba ahera ku kibi ati ya migozi se kuba ijugunyanze hari. Mbega amaso ye abona negative. Yewe baruzuye se noneho kugeza no ku rwego abantu no kuvuga merci bibagora. Umuha ikigo cy'inyama akavuga ati bwase katashyizeho n'imboga n'ibirungu abona ndi buzihekeye. Mbega umva ugasaba abantu umusanzu, umuntu ati wozampa 10,000 yaguha 7 ukavuga ati ko bitatu turabizana 7 ibyo hari deni yaragufitiye. Wabanje ukamushimira 7 yaguhaye ko nta deni yaragufitiye. Noneho ukajya buri munsi mwahura ukamurebera muri 3. Ubwo mwumva ko umureba iyo umurebeye muri 3 ugasanga umugore yatetse umaze kurya nta na merci bavuze ati ko igitoki cyo cyari mu bunyobwa bwinshi. Mbega itoze gushima. Ugira umuntu mwicanye ngo wakoze ko waje. Kandi wasanga nawe utamushimiye kabigushimiye. Mbega ubusabane kuvuga neza bihosha uburakari kandi no kwitonda ukarindira byemeza umutware. Mwitoze kuvuga neza, kubwirana neza, mubwira abana banyu neza, mubatureho ibyiza, mwitana amazina meza. Nubona umuntu bazi umushake mwibyiza kurenza kumushaka. Nushaka ibyiza ibyo mwatura n'ibyo muvuga muzabibona. Abantu kubera gukura mu buzima babwirwa ibibi, niyo utangiye kumubwira neza avuga ati ubu nta kintu nshakaho. Iyo utangiye kumubwira neza avuga ati baraje. Kubera iki? We yageze ku rwego amenyera ko bavuga nabi, ku buryo utaravuga nabi abatarakumva. 2024 ni umwaka wo kuvuga neza. Se murababwira neza? Ariko uri umukozi we ntiyakumva udashyizemo naho yavuye. Utavuze amaso nk'ayibunyanaka ntiyakumva utavuze nabi. Ntiyabyumva udashyizemo inyuro, udashyizemo umugani. Mureke twitoze kuvuga neza, kwatura ibyiza. Tubyatuye ku miryango yacu, tubyatuye ku itorero, tubyatuye ku gihugu, ubyatuye ku baturanyi. Twitoze gushima ibyo Imana yakoreye abandi. Nugera ahantu ukabona umuntu ari kubaka inzu nziza yayitangiye, ntuvuge ati bwase ntayibye. Mbega nubona umuntu yaguze imodoka nziza, hereza Imana icyubahiro. Mbega ibintu by'umushari, by'umujinya, by'ishyari, by'ubugome, ibyo bintu ntabwo ari byo hejuru, ni ibya hano hasi. Mbega gusabana biva ko tugirana urukundo. Icya mbere navuze ikihe? Gukunda ijambo ry'Imana. Gukunda ijambo ry'Imana. Icya kabiri gusenga. Icya gatatu gusabana, usabane. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana, kurikunda bivuze kuryumva, bivuze kurisoma, twiyemeje kujya turisoma igice kimwe ku munsi, bivuze kuribwira abandi, twiyemeje kurishakira ijambo ry'Imana, kurishakira umwanya muri gahunda ziduhuza n'abantu, kandi binavuze kwemera kuyoborwa naryo. Icya kane ni ugukorera Imana. Abefeso 2:10 kuko turabo yaremye ituremeye iyo yiteguriye kugira ngo umva nkubwire ntabwo waremewe ikindi, waremewe imirimo myiza. Kuko turabo yaremwe kandi Imana turemera imirimo myiza iyayiteguye kera. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu wese uri hano ndagutangariza ko Imana muri uyu mwaka ishaka kugira icyo ikorera. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo ari ibiganza byanyu, ari amaboko yanyu, impano zanyu, ubutunzi bwanyu n'ubuzima bwanyu mbihesheshe umugisha ngo bikorere Imana. Mbisigiye kugira ngo bikorere Imana. Burya ibintu byose ujye ukora ukumva birakunejeje. Niba uzi no guteka neza,
burya ni impano Imana yaguhaye gukoreshereza Imana. Niba uzi no gusasa, niba uzi no gutegura, niba uzi kubyina, niba uzi ukoma amashyi, wakoma amashyi abantu bakavuga ati uzi gukoma amashyi neza, ibyo bintu byose wabikoresha ugakora umurimo w'Imana. Mu izina rya Yesu mbasigiye gukorera Imana. Twasengeye abantu bavuye mu murimo, abaguye, abagiye kure, abavuye mu rugo kwa data, abagiye mu bindi. Nta kindi kintu cyatuma unezererwa agakiza k'Imana, kuko iyo ugeze mu rugo icyo ukora ni ukuyikorera. Cya mbere ni ikihe? Cya kabiri? Cya gatatu? Cya kane? Hari abantu rero bari bamaze igihe bakora, akumva nyine yarakoze. Ariko kumva icyo Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 15:5-8, yaravuze ngo bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atawusa ku mwami. Rero warakoze, wasanga kuri ya nyubako ari byo amaze gushyiraho, ariko ntabwo Imana yashyizeho virigire, ntabwo Imana yashyizeho akadomo, ahubwo ngo ukomeze ukore kugeza igihe azahamagara. Naguhamagara tuzagenda imirimo idukurikiye nta pause. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Ni igihe umuntu rero igihe cyo gukora niba kigihari wiryama. Yego, gukora imirimo y'umwami. Cya gatanu no gushima Imana. Abatesalonike ba mbere 5:16 haravuga ngo mwishime iteka. 18 mubibaho byose muhore mushima, kuko ibyo nibyo umwami wacu Yesu Kristo ashaka. Guhorana amashimwe ni umuhamagara Imana duhamagara muri uyu mwaka. Kandi kubera iki dukwiye gushima? Dukwiye gushimira Imana ko ari nziza. Imana ni nziza, kandi dukwiye kwishimira ibyo yadukoreye. Zaburi 152 mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nkuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ikindi, intebe yayo igoswe n'amashimwe. Buriya ekamabwira ibintu bibiri: iyo dusenze amasengesho yacu hari urwabya ajyamo, ariko iyo dushimye amashimwe bahita baza kuyagira dekoro ahantu Imana iri. Mureke mu byumva, iyo dusenze aya masengesho hari urwabya ajyamo. Yego, ariko iyo dushimye, kuko Imana yacu intebe yayo igoswe n'amashimwe. Amashimwe buriya mwabonye abantu baje hano, baje kuvuga ibyo yakoze. Haleluya! Baje kuvuga uburyo baragiye kumukoma matrice, aje kuvuga uburyo impanuka yaribaye, aje kuvuga ayo mashimwe. Ibyo twasengeye nibi byose tugiye gusengera hari urwabya bijyamo, ariko ya mashimwe. Haleluya! Uyu Musa yakoze dekoro kubera ko ahinduka impumuro nziza imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Ahinduka impumuro nziza imbere y'Imana. Niyo mpamvu ikitwereka ko dusabana, tubana nayo. Niba ari ikintu kigora umubyeyi ni ukugira umwana udashima. Yego, babyeyi murabizi. Kandi umwana ho gushimira ntacyo utamuha. Umuntu uhorana amashimwe Imana imusubiza atarasaba. Haleluya! Nasabye amatorero yose mu gihugu buri torero igire umunsi buri kwezi wo gushimira Imana, kandi ndabizi ko Imana izabikoresha. Kandi uyu mugoroba wo gushimira Imana, pastor, ujye ushyiraho umwanya abantu bafate mikoro baze bavuge, kuko ijambo ryavuze ngo mwamamaze. Haleluya! Kwamamaza murabyumva, ntabwo ari mu mutima. Petero yavuze ngo Imana yarabaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Yesu ashimwe. Kwamamaza rero, kwamamaza ntabwo ari mu mutima. Oya, ahubwo mufate mikoro muze mu bivuge. Iyo tubivuze bivuze iki? Iyo twashimye, iyo twashimye biha Imana icyubahiro. Mbega ni kubwira Imana ati igira nubwo ubona mba mu nzu abantu hanze banyita ko nkomeye, ko mba muri etage, ariko ngiyeho ndabizi kare wayubatse. Mbega ni ukwikuraho ibyagukomezaga ukavuga ngo gukomera ni ukwayo yonyine.
haleluya. Ni ukwikuraho ibyo abandi bareba hanze bakajya ngo byagukomeza, ukabwira Imana ngo ndabizi neza ko icyubahiro ari icyawe. Rero gushima Imana bizamura icyubahiro cy'Imana, bishyira hejuru. Ariko muzi iyo twese tugeze hano akavuga ngo muyimpera icyubahiro, muyinshime, muyinkomera amashyi, nari mpfuye imbeshaho, ibyo bintu birazamuka, Imana ivuga ngo c'est très bien. Haleluya. Mbega byerekana ko twamenye Imana. Ariko ikindi, iyo dushimye tuba twikubahiriza itegeko ryayo. Gushima ni itegeko, kudashima ni icyaha. Uyu munsi Imana ibabariye ibyaha byo kudashima mu izina rya Yesu. Ikindi, gushima birema guca bugufi muri twe. Birema guca bugufi muri twe. Hari igihe kimwe nigeze njya kuyobora ahantu, mpageze abantu banshyira hamwe, barampamagara, barambwira ati twebwe turakomeye kutiyora biragoye. Icyo gihe ntari pasiteri, nari mwarimu, biragoye. Bambwira aho bakora, bambwira imitungo bafite, ati niyo mpamvu rero mbere gukora ikintu ukwiye kubanza ukatubaza. Noneho ndavuga ati abantu bashobora gutera, barambwira ati kandi umuntu watuyoboraga nawe ati twaramugoye, dusaba ko bahamukura. Noneho ndangije ntegura ko tuzajyana ahantu tukajya gusenga. Tujyana ahantu, tugezeyo ndavuga ati tugikonza twibwirane rero. Batangira kunyibwira, mwakambwa ati navukiye aha bigenda gutya, kwiga biragorana, ati banshyira muri Caritas iranyishurira, arazamuka akanyiza amashuri yose, akabona akazi keza. Nkamubwira ati rero ntabwo nahinze ko mu Caritas nawe. Ati burya namwe ati burya wowe uriwe uri mu Caritas, ibindi byose byo hejuru y'ibyo ni ibyo Imana yakoze. Na niyo mpamvu nushaka kwireba wowe ujye ureba ubu Caritas, nushaka kureba Imana urebe ofisi wicayemo. Haleluya. Namwe ati ibyo nimutabikora ntawe uzabashobora, namwe nimuzishobora, ariko nimwemera guca bugufi. Iyo dushima Imana rero, kuko tubanza kwikuraho ibyo yadushyizeho tukayihereza, tukamenya ko dusigaye turaboroheje, turabatindi hanyuma y'abandi, bituma duca bugufi, bigatuma uhura n'umuntu nta nkweto yambaye ukamusuza tuwaramutse gute mwene da. Kubera iki? Uzi ngati iyo atabari Yesu mba ndikuzi. Haleluya. Gushima Imana rero bituma abantu baca bugufi. Mushumba, abantu nutabashimwa no gushima Imana ntuzabashobora. Bagufonso savuga ati ngiye n'umuryango wibunyanaka, ariko yashima Imana. Gushima Imana bituma abantu bose baca bugufi, kuko iyo twashimye tumenya ko burya iyo yabikoze, tukamenya itabayo ntaho twari kugera, ntacyo twari kugira. Umara kugira abana 4 5, abantu bakagira ngo hari ahantu bajyaga kubazana, ariko iyo washimye Imana bamenya uko byakugendeye, bamenya ko burya nawe uzirikana ko yabikoze. Kandi mujye mushima Imana n'abana bahari, bahari, kuko hari igihe umwana abona iwabo bari mu nzu bari ahantu, ariko iyo ashimye Imana akabona ararize, akabona arapfukamye hano nka wundi, akavuga ati ko Imana igakaze. Imana imupfukamishije, Imana imurishije, ati irakaze, tunukuyitondera. Kubera ko ntabwo mu rugo uzaharira ngo byorohe, ariko imbere yayo tugashima tukarira. Kubera iki? Twageze imbere y'ukomeye. Ikindi, gushima Imana bicecekesha amajwi ya Satani. Kuko gushimira Imana dutangira kubona ibyo Imana yakoze, Satani kenshi aza mu matwi yacu ariko tubwira ko nta kimana izatumarira, nta izatugeza. Nubwo imyaka 40 yabanye natwe, Satani ntabwo yarabigizemo, ariko si Satani ntagira isoni zo kuya ko nta kintu Imana izakumarira. Ufite imyaka 50, ubyaye huzo kurusha, uba ni wawe, Satani akaza kuvuga ati urarira, turarira, ati Imana se ubona ibandi tabara. None gushima Imana rero bikoze isoni Satani, bigacecekesha amajwi ye, bibwira Satani ngo umva Satani we, nubwo hari ibyo ngitegereje izakora, ariko ibyo yakoze biramaze, birahagije. Haleluya. Gushimira Imana rero biraza bigatuma uhangana na Satani, ukamutinyuka, ukamubwiza ukuri. Ntabwo upfukamira Satani iyo ushima Imana.
kandi dukwiye gushimira Imana tukiri no mu bibazo. Ntabwo birindiriye ngo Imana ibanze ibikore, ahubwo dukeneye kumenya ngo no mu ngorane zacu kabwira Satani ti no mu ngorane nagira, nta kibazo nagira kuko nta ngorane zaza Yesu adahari. Bicecekesha Satani. Ariko ikindi nshaka kuvuga ngo soze nuko gushimira Imana bizamura ibyiringiro by'abandi. Muyishime abanyamibabaro babyumve bishime. Haleluya. Muyishime abategereza Uwiteka bishime. Buriya kuko mu gushimira Imana, Imana ibikoreramo. Hari amashimwe mushima bino byifuzo biri hano. Nk'ijana bikaba gasubijwe. Yego. Bega hari amashimwe abantu bashima. Bitanazamuka. Amashimwe Imana yasubirizamo irema ibyiringiro bikomeza abantu. Haleluya. Bituma abantu banakomeza gusenga. Iyo muntu y'amashimwe yonyine yavugiwe hano, ayavugiwe hano yonyine, ese muri mwe hari abafashijwe nayo? Umva uzi ko gushima Imana bitangiraho amasomo. Umwana washimye 15,000, sibyo? Ubu hano hari umuntu ufite amagega kandi ahembwa 100, ahembwa 300, ahembwa na miliyoni, akaba ari kurira hano ku buryo uyu munsi ashobora gutaha avuga ati agapapuro ngakuremo. Riko bega umuntu ashaka kuvuga yashimwe ryari ya mwana kibaza niba agakuramo. Ari gushima 15, 40 byabaye ubwiza bw'Imana. Ati kandi ntimugiye ngo niko bimeze, byabaye 40. Noneho hari abantu Imana izakubita baryamye. Ariko gushimira Imana bizamura ibyiringiro by'abantu, bivana abantu mu maganya, bibavana mu gahinda, bizamura ibyiringiro, bizamura amashimwe, binigisha ubwenge. Mugejwe tugiye gusenga. Oh haleluya. Uyu mwaka mureke marayika ushinzwe kwakira amashimwe tumuhakaze. Se hari umuntu wumva afite iby'Imana yakoze, ukumva urabifite iby'Imana yakoze ku buryo wabitangaza, ku buryo wabyamamaza. Mbese kuri stati yawe habaho iki? Ni kangahe ushyiraho ijambo rishimira Imana? Ni kangahe uvuga kugira neza kw'Imana, iby'Imana yakoze? Mureke uyu mwaka tujye tuzi imbere yayo tuyizaniye amashimwe, tuje kuvuga imirimo yayo. Mwari muzi ko Imana igisubiza abantu bari kwishima, igibasubiza. None se hano ntawayishimye kamusubiza? None se nirwo soma Bibiliya kandi hano hari umurongo bahandikiye? Mbega ntabwo ngombwa ko soma hano kuko hano Kacyiru hari undi murongo wahandikiwe ko Imana washima igasubiza. We washimye kandi hari icyo nabonye, umuntu waje bwa mbere aje kumushimira amuha amafaranga yayatuye. Imana ibona ibyo ihita ihagurutsa uwundi uvuga ati rero uriya niba yaguhaye kurya ibyo kurya ijoro bifite, icyo ukeneye si ibyo kurya by'ijoro, icyo ukeneye ni icyazamura business yawe. Kubera iki? Imana ntireba none, ireba n'ejo hazaza. Torero ry'Imana mureke tugire umutima ushima. Uyu mutima ushima uvuga Imana neza, uyibwira abantu neza, ubwira abantu iby'Imana yakoze. Kandi iyo tuvuga neza Imana ikunda abayivuga neza, kuko iyi si yuzuye imiruho n'amahane, abantu bazamuka imisozi bafite ibibazo gusa. Niyo mpamvu Imana ibonye abantu bazamuye no kwishima, ijya imanuka ngo izirebe ikibaye. Haleluya. Nuba ufite n'ibibazo, uzabwira ibibazo mu bibazo mwe, mureke mbaza nshimira Imana. Tugiye gusenga kandi masisho tugiye gusenga uyu mwanya. Tugiye bwa mbere kubanza gushimira ibyo yadukoreye. Tugiye kubanza tuyishimire, tubwire ati Imana warakoze. Zaburi ya 92 iravuga ngo imirimo wakoze irakomeye, n'ibyo utekereza gukora nabyo bifite uburebure bw'ikijyepfo. Iravuga ngo umuntu umeze nk'inka ntabwo ajya abona ibyo Imana yakoze, umuntu udatekereza ntabwo abona ibyo Imana yakoze. Ariko torero, Imana iraguhamagara ngo ongera wibuke ibyo Imana yakoze.
wongera ubyibuke. Birashoboka ko ari ibyo itarakora, ariko ibyo yakoze byari bihagije ngo ugire impamvu yo kuyishima, ugire impamvu yo kuyitura, yo kuyihimbaza, yo kuririmba, ugire impamvu yo kwamamaza Yesu Kristo ku buryo byamara abanyamubabaro umubabaro, bakanezerwa, bakagira ibyiringiro. Kuko gushima Imana bizamura ibyiringiro by'abantu, bigatuma dutegereza ahandi heza Yesu azatujyana. Yesu ushimwe. Tukurambura amaboko tuguha icyubahiro, tugushima ibyo wakoze byinshi muri uyu mwaka dusoje mu buzima bwacu. Waturinze akaga gakomeye kandi gikomeye cyane, waturindiye mu nzu yawe, waduhaye agakiza, waduhaye Yesu. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe. Uyu mwanya turasenze ngo udushoboze kubaho ubuzima bugushima. Ntabwo uyu mwanya twabyatura n'amagambo yacu yose ngo tubirangize, ariko abo wahawe urubyaro bakurambura amaboko ndetse bagukomeye amashyi baragushimiye. Abo warinze ukabakiza indwara bagukomeye amashyi baragushimiye Data mwiza. Abo waciye ingo baragushimiye, abo wagaburiye baragushimiye, abo wambitse baragushimiye. Akira amashimwe y'itorero, akira amashimwe y'Abanyarwanda. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi. Yesu uyu mugoroba akira iki gitambo cy'ishimwe. Turi hano uyu mugoroba tuwufashe nk'umwanya wo kugushima. Reka amashimwe agose intebe yawe uyu munsi, hiyongeremo n'amashimwe tuzamure hano Kacyiru. Haleluya. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe. Tugiye kubwira umuntu wese avuge haleluya, rimwe kabiri gatatu, haleluya. Tugiye gusoza dusengera ibyifuzo. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera